abazungu baratatse ati mondiye mondiye mondiye. Ya Imana ishimwe rero kugeza ubu nta bantu bapfuye cyokora barakomeretse bageze muri 50 n'imisago, ariko bene data nababwiye ngo umunsi umwe amavi yose azapfukama. Golden Globe's host says no winners thanked God. No surprise in this godless town. The host of this year's Golden Globe Awards highlighted how no acceptance speech given in the first half of the ceremony included a mention of God. Présentateur des Golden Globes déclare qu'aucun gagnant n'a remercié Dieu. Pas de surprise dans cette ville sans Dieu. Le présentateur des Golden Globe Awards de cette année a souligné qu'aucun discours de remerciement prononcé au cours de la première moitié de la cérémonie n'a fait mention de Dieu. Ce qui, selon lui, n'est pas une surprise dans cette ville sans Dieu. Wow. Ngo mucunguze uburyo umwete ngo kuko iminsi ari mibi. Mu Befeso ibice 5 umurongo wa 16. Ndagira ngo nkwibarize rero. Iyo wumva ikintu bita changement climatique, wowe nk'umukristo ubundi ukivuga iki? Ucyumva ute? Birakureba, birandeba, twese biratureba. Niba iyi si mubona ihangayikishijwe n'ibintu by'ingenzi bigera muri 3. Icyambere ni ikintu kitarazwa, bazi gukora amabombe, bazi gukora ibitwaro kirimbuzi, bazi gukora za misile, bazi gukora ibyogajuru bijya mu yandi masi mu yindi mibumbe, bazi gukora ibintu bikomeye. Ariko wagira ngo ibi byabaye Los Angeles umunsi umwe. Haleluya. Ngo umunsi umwe amavi yose nababandi bamusuzuguye, nabandi bavuga ngo Imana ntibaho, ngo umunsi umwe amavi yose azapfukama. Thank you to subscribe. Partout les trams qui sonnaient avec les caténaires qui faisaient du bruit d'électricité quoi. Et tout le monde partait en courant le plus rapidement possible. J'ai jamais vu un accident aussi énorme entre 2 trams, j'ai jamais vu ça. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu twise nyine impamba y'urugendo, turifashisha ijambo riri mu Befeso ibice 5 umurongo wa 16. Ni iryo jambo tugiye kugenderaho, riravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Reka dusubiremo, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ni iryo jambo tugiye kwifashisha, cyangwa se niyo ntego, niyo teme y'uyu munsi muri cya kiganiro cyacu twise ngo impamba y'urugendo. Ngewe tugiye kubana rero nitwa Felix Harerimana, nkaba mperereye mu mujyi wa Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ariho nyine turi gukorera iki kiganiro. Rero nawe aho uherereye hose, hari abari muri Afurika, muri Amerika, muri Canada, i Burayi, muri Europe, ndetse by'umwihariko abari muri East Africa, by'umwihariko abari kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndi gukoresha baherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu. Golden Globe's host says no winners thanked God. No surprise in this godless town. The host of this year's Golden Globe Awards highlighted how no acceptance speech given in the first half of the ceremony included a mention of God. Français, le présentateur des Golden Globes déclare qu'aucun gagnant n'a remercié Dieu. Pas de surprise dans cette ville sans Dieu. Le présentateur des Golden Globe Awards de cette année a souligné qu'aucun discours de remerciement prononcé au cours de la première moitié de la cérémonie n'a fait mention de Dieu. Ce qui, selon lui, n'est pas une surprise dans cette ville sans Dieu. Wow. Ya ngira ngo rero wenda bumva icyongereza cyangwa igifaransa mwumvishe ka introduction gatoya iyi audio cyangwa iyi nkuru. Ndashaka kuyibaganirizaho mbere yuko twinjira kuri update. Nababwiye z'umuriro
wagize gutya urakongora utwika amazu ahenze cyane, utwika ibintu by'amamiliyoni n'amamiliyoni. Turaza rero kureba icyateye uyu muriro, ariko igikuru ni uko Imana ariyo oteri w'ibintu byose. Imana niyo iri tupuisa, niyo iri hejuru y'ibintu byose, ari imiriro, ari amazi, ari ibintu byose nature, ni Imana yabiremye. Ariko ndagira ngo mwumve iyi nkuru neza. Hano bavuze ngo ni inkuru, mbere yuko wenda dukomeza kumva ibyo bavuze, ni inkuru, hari ikintu cyaberaga muri ya mujyi wa Los Angeles wafashwe n'iriya nkongi y'umuriro. Ni igihembo gitangwa ku bafilimi, ku bakinnyi b'amafilimi, abasitari bakomeye cyane, ko hariya mwuriya murwa cyangwa mwuriya mujyi wa Los Angeles ariho hakinirwa filimi mwiriya misozi yaho, ibyo bita Hollywood. Akaba ari naho rero hatatswe cyane, aho ndetse n'akarere gaturiye inyanja ya Pacifique bari barise ngo ni muri paradizo. Aho hantu bari barahise muri paradizo, Pacific Paradise. Aho hantu hitwaga muri paradizo. Harahiye harakongoka ku buryo nta n'ikimenyetso cy'uko higeze umujyi cyangwa higeze amahoteli akomeye cyane. Hari za hoteli bita Hilton n'izindi zikomeye ku rwego rw'isi, izo zose zarakongotse ziba umuyonga. Ariko ikibyihishe inyuma, cyangwa se ibyabanjirije uwo muriro, ibyabanjirije iyo miyaga, ni iyi nkuru tugiye kugenda tugarukaho. Umutwe w'iyi nkuru rero uragira uti Golden Globes host says no winners thank the God, no surprise in this godless town. Ya hano bavuze ngo umuhosta cyangwa se wari uyoboye ibi birori byo gutanga ibi bihembo, ngo yavuze ngo nta muntu n'umwe mu babonye ibihembo cyangwa se winners, uwatsinze, wabonye igihembo, uwameritaga iki gihembo. Hano mbibutse ko haba harimo aba producers, harimo aba film makers, harimo abantu bakora ama lyrics, harimo abatekinisiye, harimo abashinzwe amasound n'ibindi, n'abashinzwe za color corrections kugira ngo filimi zitunganwe. Mbese bahemba umusitari kuri buri rwego bitewe n'icyo azi, kuko ubundi kugira ngo filimi isohoke nyine ibigizwe n'ibice byinshi. Hari igice kigizwe na sound, hari igice kigizwe na video, ama image, hari igice kigizwe n'amakure, amakara, hari igice kigizwe na lyrics, ibyo bakinnye nyine, hari igice kigizwe na light cyangwa se lumiere, niba nabyita urumuri simbizi. Buri muntu rero aba afite icyo azwiho nk'umusitari muri ibyo byose bigizwe bihura nyine bigakora, cyangwa se bagakina filimi cyangwa bagakora filimi. Harimo noneho n'aba actors cyangwa se les acteurs de filime. Abo bose nyine bagenda bahabwa, ni igihembo gikunda guhabwa abo ba star bose kuri urwo rwego. Ariko noneho kigatangirwa nyine muri ya mujyi wa Los Angeles, mu mazu abakomeye cyane ahenze, mu mahoteli akomeye cyane ari ku rwego nyine rw'isi. Niho rero mu minsi mu byabanjirije rero, mbere yuko hatangira ziriya nkongi z'imiriro, iki gihembo cyari cyatanzwe bita Golden Globes. Iki gihembo rero cyavugiwemo amagambo akomeye, bamwe bise ngo ni amagambo yo gutuka Imana, abandi bise ngo ni amagambo yo kwishongora no kugaragaza ko
ubwenge bafite ari imana yabubahaye, nako ari natire, ntako ari umujyi nyine ngo bawise ngo ni godless town, ni umujyi utaba mu Imana, utavugirwa mu Imana na gato. Nge navuga ngo ahari ibyabaye muri ya mujyi wagira ngo ni nk'ibyabaye i Sodomu n'i Gomora, kuko na n'ubu tuvugana haracyashya abazimyamuriro cyangwa se abashinzwe kuzimya babuze uko bazimya, ahubwo byatangiye kwataka n'utundi duce nk'uko tugiye kuza tubireba. Golden Globes host says no winners thanked God. No surprise in this godless town. The host of this year's Golden Globe Awards highlighted how no acceptance speech given in the first half of the ceremony included a mention of God. Which quipped is, no surprise in this godless town. Comedian Nikki Glazer, who hosted the 82nd annual Golden Globe Awards Sunday, reflected on the lack of acknowledgement of God during acceptance speeches from winners halfway through the show. Ya nuko rero bavuze ngo nta muntu n'umwe mu bahawe kiriya gihembo, nta mukinnyi n'umwe mu bahawe kiriya gihembo wigeze avuga cyangwa se ashimira Imana, ahubwo yashimiye abantu, bashimira ababyeyi, bashimira imiryango yabo, bashimira abayobozi babo, ariko nta muntu n'umwe wigeze ashima Imana. Ariko abivuga uyu wari uyoboye uyu muhango bita Nikki, mu by'ukuri yavuze ngo nta surprise, ngo nta surprise, ngo nta surprise mbona kuba nta muntu washimiye Imana, ngo ngewe mbona nta surprise irimo, ngo ntabwo, mbese ni nko yakavuze ngo ntabwo bitangaje kuba nta muntu bavuga ngo wigeze ngo ashimira Imana. Kandi yabivuze nyine mu bwishongore bwinshi cyane, ashaka mbese kugaragaza ko n'ubundi bitari ngombwa. Yashakaga kugaragaza ko mu by'ukuri ibyo bitari ngombwa kwirirwa bagira ute, kwirirwa bashimira Imana. Abenshi bavuze ko yashatse nyine kugaragaza ko uriya mujyi ibintu by'Imana bahise ni godless town, ngo ibintu by'Imana donc nta sanse, nta mwanya bifite muri uriya mujyi. Nicyo yashatse kuvuga ngo ni godless town. Yavuze ngo there is no surprise, ngo there is no surprise in this godless town, ngo ntabwo bitangaje muri uyu mujyi n'ubundi utaratwaho cyangwa se utazwimo ibyo by'Imana. Ya murumva rero mu by'ukuri ubu bwishongore cyangwa se uku kwishongora kugeza aha, ariko cyane cyane bashaka guhakana Imana. Ariko hari ahantu umuntu agera akavuga ngo oh mon Dieu cyangwa se my God. Hari ahantu umuntu agera akibuka Imana, nubwo atavugaga kwibaho, nubwo atavuga ko nta mwanya ifite mu buzima bwe cyangwa aho yaba ari, ariko burya hari igihe kijya kigera umuntu akibuka Imana. Ngira ngo niba hari ikintu kigeze kibaho gikoranwe ubuhanga buhanitse, kandi niba hari ikintu kigeze kibaho kikica abantu benshi icyarimwe nabwo mu rwego rwo hejuru, ni ubwato bita Titanic. Titanic uwayikoze akimara kuyikora, ayirangije ajya kuyimurika, nawe yakoze ubwishongozi nk'ubu. Aravuga ngo ubu bwato nkurikije ubuhanga bufite, nkurikije uburyo buremye n'uburyo bukoze, ngo memu ngo nubwo yaba Imana ngo ntacyo yabasha kubukoraho. Ariko bwisha abantu benshi, bwarasambutse busambukira mu nyanja hagati, buhitana imbaga nyambaga. Na n'ubu nyine murabizi ni amateka
y'ubwato bwa Titanic. Sibyo nashaka kuvugaho. Hari abantu benshi bagiye bagaragaza ko Imana idafite agaciro mu buzima bwabo. Ngira ngo turibuke inkuru zo ku bwa Loti, ubwo Imana ashaka kurimbura Isodomu n'Igomora, yaraje nayo ubwayo iragerageza ngo irebe niba koko nta bantu bubaha Imana baba bari mwa kariya gace, ariko ngo irababura pe, ngo uretse Loti wenyine n'abana be nibo babashije kurokoka. Nyamara ntako itagize, iringinga yewe ndetse umugaragu w'Imana yari yohereje aravuga ati ese mu by'ukuri nubwo nabonamo 5, nubwo nabonamo 10, ese wawurimbura? Imana ati hoya, ntabwo nawurimbura. Nyamara byaje kugenda ute? Waje gukongorwa n'umuriro uturutse mu ijuru. Umuriro uraza urakongora Isodomu n'Igomora, hahinduka amatongo, hahinduka amateka. Aba nabo baravuze ngo kandi bavuganye nyine ubwishongore nk'uko nabibabwiye, ubwiyemezi bwinshi cyane. Ati mu bantu bose bashimiye nta muntu n'umwe wigeze kweri kabisa agaragazamo ko ashimiye n'Imana. Ariko arongera arisubira ati tarikoti ntabwo bitangaje, ngo there is no surprise in this godless town. N'ubundi ngo ntabwo bitangaje muri uyu mujyi utazwi n'Imana cyangwa se utavuga Imana. Nyuma yaho gato rero Rorandone, ibyo byabaye bari gutanga icyo gihembo. Bukeye rero hakurikiyeho ikintu bita inkongi y'umuriro. Bene data, ihera kuri ya hoteli barimo, ihera kuri bya bizu byabo, ihera kuri bwa butunzi biratanaga, ko nababwiye ko muri ya mujyi ariho habarizwa mu by'ukuri ubutunzi bukomeye cyane bw'abastari bo muri Amerika. Umuriro rero aho bigeze ubu nyine, inkongi y'umuriro ya Los Angeles, umuriro nyine bavuga ko utangiye gukwirakwira mu tundi duce. Ngo biteganijwe ko umuyaga wari watangiye gucika intege. Byagejeje ejo bundi kuwa 5 umuyaga watangiye gucika intege. Kuwa 6 tariki ya 11 Mutarama, inkongi z'umuriro nyinshi zimaze iminsi zibera Los Angeles zimaze guhitana byibuze abantu barenga 11. Aba bantu 11 nyine ntabazwi, ariko abatazwi bazamenyekana nibo benshi mu by'ukuri. Ngo inyubako zirenga ibihumbi 12. Ndashaka wumva iki kintu, inyubako zirenga ibihumbi 12. Ntabwo ari za nyubako zisanzwe, ni batima, ni bya bizu binini, ni ama etage arenga ibihumbi 12, amahoteli, amastudio ya Hollywood. Ngo ibihumbi 12. Sinzi na muri kumva ahantu abatima ibihumbi 10. Afete ntabwo nzi na muri kumva ingano z'ibyo bintu. Umujyi wose nyine, umujyi wose urakongoka, amazi ibihumbi 12. Noneho ngo zarasenyutse, ngo hegitari zirenga ibihumbi 15 ngo zazamutsemo umwotsi. Ngo uwo muriro watumye abantu bimuka ngo ku ruhande rw'iburasirazuba ahazwi hakikije inyanja bise ngo ni Pacific Paradise. Nyine aba bantu bafite ibintu bagiye bita ibintu bimeze nk'ubwishongozi, aho bise ngo ni Pacific Paradise. Hano ni donc na ahantu abakire bajyaga kurira ibyabo, na ahantu ni nk'umujyi wari ukikije inyanja, amazi gutya. Aho nk'ahantu bise Pacific Paradise mu gace ndangamurage. Ni agace ndangamurage karimo inzu ndangamurage bita Gate Center, gaherereyemo ibihangano birenga ibihumbi 125. Ibyo byose byabaye umuyonga, byabaye umuriro. Ahangaha aka gace nyine turebye bakita ngo ni Paradise de Los Angeles.
hari muri paradizo nyine y'uriya mujyi wa Los Angeles. Impamvu eshatu rero bavuga zateye Los Angeles kurimburwa n'umuriro, amwe mu mateka y'ikinyejana. Uyu muriro watwitse Los Angeles ngo namwe mu mateka y'ikinyejana, byahombeje Amerika ubutunzi bwinshi cyane butabarika, ku buryo ntazi niba uyu mujyi uzongera ukaba n'umujyi nkaba cyangwa se bizasigara ari amatongo gusa nta mateka araho. Ngo icya mbere cyabanje guterwa ari na kimwe mu bihatse ibi byose byaba byarateye umuyaga, ni cya kintu kimwe gusa nababwiye bita changement climatique. Changement climatique, imihindagurikire y'ikirere. Changement climatique. Kuko hajemo imiyaga, hajemo izuba ryinshi, kandi ari mu gihe kitari gikwiye kuba kiri mu izuba. Noneho n'ikibazo cy'uko babuze uburyo bavoma amazi, indege, kuko iyo bari kuzimya imiriro nk'iriya bakoresha indege za kajugujugu, ariko kubera ko ikirere cyose cyari cyazimagijwe n'umuriro n'imyotsi, ntabwo indege zabuze, kajugujugu zabuze uburyo zaguruka kugira ngo zijye kuzimya, kuvoma amazi y'inyanja kugira ngo zijye kuzimya uriya muriro. Bene data, ikibazo ni iki? Twasomye ijambo rivuga ngo mucunguze uburyo umwete, ngo kuko iminsi ari mibi. Mu Befeso ibice 5 umurongo wa 16. Ndagira ngo nkwibarize rero, iyo wumva ikintu bita changement climatique, wowe nk'umukristo, ubundi ukivugaho iki? Ucyumva ute? Birakureba, birandeba, twese biratureba. Niba iyi si mubona ihangayikishijwe n'ibintu by'ingenzi bigera muri 3. Icya mbere, ihangayikishijwe n'iki kintu bita changement climatique. Kubera iki? Ni ikintu kitarazwa. Bazi gukora amabombe, bazi gukora ibitwaro kirimbuzi, bazi gukora za misile, bazi gukora ibyogajuru bijya mu yandi masi, mu yindi mibumbe, bazi gukora ibintu bikomeye, ariko nta gisasu bateye uriya muriro. Bavuga ati no, ati nimurebe muri bya bitwaro dusanzwe dufite muhosha uriya muriro, ahubwo bakirashe cyakongera iki nacyo ubwo byabyo cyabyara undi muriro. Changement climatique ni uburyo ikirere cyahindutse ku buryo isi ikora imyivumbagatanye itarigeze ibaho, kumva ngo umuriro uturutse ahantu bataziturutse, kumva ngo amazi araje atwikira umujyi wose, ukumva ngo imvura yari kuzagwa umwaka wose, ikirere cyarayibitse kirayibika, imvura yari kuzagwa nk'umwaka wose kirayibika, ubundi izuba riratera, amapfa aratera, ibintu biradogera, ya mvura yose ikirere cyabitse umwaka wose ikaza ikagwa iminsi 3 gusa, igahita itwikira umujyi wose, igahita yica abantu imbaga n'imbaga. Ni cya gihe twari twiteze izuba ngo uku kwezi izuba rizava ari ryinshi. Mu cyimbo cy'izuba tuzi ngo imyaka yacu izera, mu cyimbo cy'izuba twajya kubona tukabona haguye imvura itarigeze ibaho. Ntabyo muzi se? Ntabyo wabonye? Ibyo byose ni ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Wagira ngo ibi byabaye Los Angeles ntibyaba n'ahandi, naho uri byahaba. Ahubwo twegera Imana, tugira ute? Twegera Imana dusenge. Ndangiza nababwiye ngo umunsi umwe, haleluya, ngo umunsi umwe amavi yose, na babandi bamusuzuguye, nabandi bavuga ngo Imana ntibaho, ngo umunsi umwe amavi yose azapfukama, ngo azapfukamira Imana, azavuga ngo
ni wowe wa wundi twasuzuguye. Umunsi umwe amavi yose azapfukama. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ngo umunsi umwe toute langue, ngo indimi zose zizavuga kuri Imana. Un jour toute langue dira que tu es Dieu, tu es le Seigneur. Un jour tout genou fléchira. Umunsi umwe amavi yose azapfukama. Ngo le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi aujourd'hui. Ngo amahirwe cyangwa ubutunzi nyabwo, ngo amahirwe nyayo afitwe n'umuntu uguhitamo, uhitamo kuba inshuti yawe uyu munsi. Mwene data, kubona tugeze mu bihe bikomeye, igihe cyawe uri kugikoresha ute? Kubona tugeze mu gihe kigoye, il y a des gens qui est resté encore. Mon Dieu. wowe igihe cyawe uri kugikoresha ute? Ko narababwiye ngo niba Yesu atinze kugaruka, uretse ko ibi ari ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo, ariko niba natinze, urupfu rwo ntirutinze. Reka mbibwirire iyi nkuru nanashima Imana nanarangiza. Ejo wa gatandatu ahangaha mureba ni Strasbourg. Strasbourg ni capitale d'Europe, ni umujyi uzwi kubera ko ari wo urimo ibikorwa byinshi bya Union bya Europe, abantu bajya bashaka kubyitiranya. I Buruseli ni icyicaro cya Union Européenne, ariko Strasbourg naho ni capitale d'Europe. Noneho ejo rero habaye igitangaza, abazungu ati mon Dieu. Ejo mu masaha ibyo hano mu mujyi, wenda nkuko navuga ngo na mabisi cyangwa se na amataxi, moto, imodoka, aha naho haba ibyo bita tramu ni navuga ni nk'udutere duto nutwo wenda reka ntubereke ni izo muri kubona, nizo bita tramu. Nizo ziba nyine zigenda zisirikira umujyi, zigendera ku tuntu tumeze nka tw'utwuma tw'amaraye, noneho zigatwarwa n'amashanyarazi. Ariko ejo habaye igitangaza, Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo. N'ejo yaraturokoye bene. Ejo yarinze abantu benshi amarira. Izi taramu yo bigeze mu mugoroba cyangwa se nimugoroba nyine, mu by'ukuri kubera abantu benshi baba bari gutaha, kubera zifacilita transport, abantu benshi nyine baba bazirimo kandi ziba zuzuye rwose utabona naho unyura. Ejo rero zigeze hariya muri gare, ni umuhanda uhinguka muri gare centrale ya Strasbourg, ariko unyura munsi y'ubutaka. Aho niho taramu zimanuka nyine, sinzi niba navuga ngo ni munsi y'ubutaka, ariko nyine ziba ziri kugendera hasi kuko hejuru hubatse ibindi bintu. Noneho zahuriye aho abagenzi baviramo bita kuri gare centrale. Imwe yarazamukaga,
indi iri kumanuka noneho zirakubitana, imwe yagize ikibazo ahari tekinike icomoka muri ya marayi yayo iraza isatira, indi nayo yari iri mu kindi cyerekezo, ziraza ziragongana zirakubitana. Bene data nimurebe ukuntu zabaye. Abazungu baratatse ati mondiye mondiye mondiye. Ya Imana ishimwe rero, kugeza ubu nta bantu bapfuye, cyokora barakomeretse bageze muri 50 n'imisago. Ariko bene data nababwiye ngo umunsi umwe amavi yose azapfukama, indimi zose zizatura kuri umwami. Ariko wowe uri kunyumva uyu munsi wafata icyemezo, kuko dore turi mu bya nyuma. Ibi ni ibimenyetso by'ibihe, ibi byose uri kubona ni ibimenyetso by'ibihe, kuko ibihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe biruhije biri inyuma kandi bizaza biraje. Ese wowe uhagaze ute? Witeguye ute? Imana rero idufashe. Reka ndangirize kuri rya jambo twatangiriyeho, Abefeso ibice 5 umurongo wa 16 haravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Imana ibahe umugisha. Wewe wahisemo gukurikira iki kiganiro, niwumva cyakuryoheye, niwumva ari cyiza, ntiwibagirwe kugisangiza inshuti zawe, ntiwibagirwe kugisangiza bene data. Kandi niba utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu. Uko dushyizeho video ujye uba mu ba mbere mu kuyibona. Imana ibahe umugisha, kandi comment yawe ni ingenzi. Shalom shalom, bye bye. You are welcome. Thank you to subscribe.